ibyo byose abahutu bo mu Rwanda barafise ikibazo gikomeye. Icyambere ikibazo gikomeye nukuntu bagiretsweho genocide ikabafata kandi mu byukuri abayiteguye bahari. Kandi bigaragara donc ntibabashe kugaragaza uburyo FPR yaje yica ibyo yaje ikora kugeza kuhanura indege mukuru w'igihugu irimo abakuru b'igihugu babiri. Urumva no guhanura indege irimo abakuru b'igihugu babiri bashaka byo kuprovoka n'abarundi ngo nabo bakwirara mu batutsi nabo babici. Noneho barisha icyo kinyoma nyine bavuge ko donc abahututsi ari ibintu byateguwe dere n'Uburundi kandi n'ubundi byateguwe kera byo n'ibintu muzi. Nuko ko rero inkotanyi zaje muri 1994 zaje nyine zirwana zivuga ko zirwanira uburenganzira bwazo zerekana ingingo umunani nziza cyane uzibonye nawe wavuga uti cy'abantu nimvuga kuri barabiri kabisa avuga uti wana igihugu kirakize birarangiye. Ariko igitangaje nuko kuva bafata imyaka 30 irarangiye nta ngingo nimwe bigeze bubahiriza. Icyambere uko bavuga ko baharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Uyu munsi baraje ubumwe ndibura tesekara ku buryo burenza kamere. Donc ku buryo buri nyuma y'ikiyona nta n'ikindi gihe byeze baho donc amacakubiri nta kindi gihe higeze abaho muri kiri gihugu nk'ubu ngubu. Baje bavuga ko baza bakunzi bacu ndabaramutse ndabahe nikaze mu kino kiganiro cacu aho mubona no musi dusa n'abahinduye ibintu abenshi mwe mumaze imisi mubona dukora turi behind it twese ariko no musi murabona yuko dufise umuntu mu papa kuze kuri screen zacu ariko simba ndumwe n'inyuma ya kamera muko mubona turi batatu nubwo mubona umwe ndikomwe n'umusi sango ziri ku ruhande tugiye kuyaga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko imbere yuko ndabakaze na karibu reka manzi ndamutse yo umuntu wese dukurikirana yaba ari mu Burundi mu Rwanda muri Afrika muri rusangi muri Europe Asia Amerika ndetse umwe wese aherereye ku mugabane mu migabane mu bice bine bigize isi yumve yuko tumuramukije cyane. Rero singomba kubarambira reka ntangure ndamutsa umusangozi wacu nyuma ya kamera nawe ndabona yuko ameze neza sinenda kumaza cyubona umusangozi ndabugize kabisa ndanaguye ikaze mu kino kiganiro. Amahoro cyane bwana journaliste uragize neza ku ndamutsa no kumpa ikaze. Yego ikananye ndamutsa by'umwihariko badukurikiranya aho bari hose. Yego nce ndamutsa n'ujya mu papa mubona imbere yanyu. Yego kabisa. So ntabwo nteba ubundi twe mu Kirundi tuzi yuko atamukuru abura umukurira. Ego nuko mu Kirundi bimeze nta mukuru abura mukuru wiwe kandi iyo mukuru wa bose ahari batoya baca bicara bakumviriza mukuru akayaga cyane gose. Reka rero tumuhe ikaze umutama kandi ngo umugabo atari so ntumuvuga mu izina kabisa tumuhe umwanya aramutse abadukurikirana nace anabidondora tuganire tuzinanye cyane gose. Bora mutama karibu cyane. Murakoze kanange mbashimire basore beza. Ego ntangajwe cyane ikinyabupfura mufite n'ubuhanga mufite mu kubaza. Merci. Imana ikomeze bazamure mu ntera kandi ibyifuzo byanjye nuko nyine urubyiruko nkamwe rutera imbere mu bumenyi. Ego kandi icyo mbashishikariza vraiment mbibwire n'abakurikira iyi ntuzo mbere yo kwidondora ko tugomba kumenya ko twebwe abanyafrika turi abakire kurenza abo muri Europe no Amerika n'ahandi cyane gose. Donc tumenye ko dufite ubwenge bari ntacyo baturusha. Tumenye ko bariya bafite impuzu zitukura ariko dufite bafite impuzu zitukura ariko hamwe nuko bafite impuzu zitukura bafite umutwe nk'uwacu amaboko nk'ayacu amaguru nk'ayacu turarya ibyo barya twe turya byiza biri naturel kurenza ibyabo. Nta kintu rero baturusha na gitoya. Donc mbahamagarira urubyiruko rwose nirwo cyane cyane mbwira kuko nirwo rw'ejo nirwo Afrika y'ejo mbahamagarira kugira ngo bafungure ubwenge n'ibitekerezo turi kwikura ku gitugu cyabagashaka buhake. Afrika yacu ye kube ukomeza kuyandagaza no kuyitobato kabisa. Mwese mureke tujye inyuma ya Traoré tuvuge tuti Traoré turi inyuma ndetse uzakuca natwe tuzahangana kabisa. Murakoze rero reka nanjye suhuze abantu bakurikiye no channel yanyu ni BF+. Murakoze cyane reka mbasuhuze cyane mbaramutsa
ubundi amazina yanjye nitwa Abdarabi Chahaga, nkaba ndi umunyarwanda umaze ahangaha mu Burundi imyaka irenga 2 ho gatoya. Nkaba ntaraje nk'umushyitsi, ahubwo naraje nk'impunzi, mpunga ubwicanyi bw'abariya banyazi ba FPR baje inkotanyi, baraje ndagaza igihugu ni umunsi murabona ibyo bari gukora muri Afrika. Ibi byose ni umugambi bateguye kuva muri za 81, atari bo banawuteguye bonyine, ahubwo biteguye nabo bagashaka aho cyane babwiraga. Ngero nyine nkaba nitwa Abdarabi Chahaga, nkaba mvuka i Kigali mu Rwanda, aho bita i Kanombe. By'umwihariko nkaba ntuye muri naravukiye muri segiteri Nyarugunga, serire ya Nunku, hafi yo wari umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal. Nkaba rero mfite amakuru menshi n'amateka menshi kabisa. Nkaba rero naragaragaye cyane, nzwi cyane ku isi yose, nkika ko iranzi. Nkaba naragaragaye cyane ku mateka nyakuri TV, ni kanale yanjye nafunguye, ngamije kujijura urubyiruko, ahanini ngira ngo mbakuremo amateka mabi bigishwa n'abategetsi b'u Rwanda, nkeriye ku mukuru w'igihugu ndetse n'abamwungirije, bakunze kubeshya abanyarwanda bavuga ko ngo abahutu banga abatutsi. Nge rero nkavuga nti ngomba gufungura kanare, nubwo ntaminuje mu mateka, sindabaha ukuri, ariko mbaho ukuri, kuko ntago mfite kaminuza amateka, sindi dogiteri mu mateka, byo babyumve neza. Ariko naganiriye n'abasaza cyane, narasogiye mu ishuri, sinaminuje, ariko narasomye ibitabo, no kubera kuyakunda no kuyabwirwa byatumye acengera cyane, bityo ngira icyo nyasobanukirwa kabisa. Bwana Mutama, naguciriyemwo, watubwiye ko waje mu gihugu cy'u Burundi uhunze, utari umushitsi, ahubwo waje uhunze bivanye na situation zari mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko turashaka kumenya ava yuko uhunga mu gihugu cy'u Rwanda bivanye n'ivyo wahunze, warusanzwe ukora iki? Ubundi ngewe akazi nize gukora kampaye amafaranga, nakazi k'ubwubatsi, maso. Hanyuma ntago aribyo nagumyemo, narabaye umucuruzi, naracuruje, n'ubu nibyo nakoraga. Mu bijyanye ndo nucuruzaga, nirwanagaho ngewe. None mu bijyanye no gucuruza, ariko nigeze gukora mbere y'inkotanyi, nakoreye na leta. Cyane nico rero nagomba, kuko ibijanye no gucuruza no guhunga naho bisaniye kabisa. Torakanye rero tubwire ku bijanye cyane ku mateka y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, bona ari byo twoyaga kuno munsi. Ku bijyanye politike y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, kuko uzi vyinshi, uba mu Burundi warabaye no mu Rwanda. Yaretse n'ibyo ngibyo ndakurikirana, donc kuva navuga ko jewe ikintu cyatumye naninjira mu gusesengura cyane no gutekereza politike cyane ni inkotanyi. Inkotanyi nizo zatumye ngira attendance yo gukurikirana politike cyane, no kwisesengura, no kwita ku mateka, kubera ko nyine abategetsi bacu barimo baribeshya amateka cyane bikabije, bagambiriye kuyobya urubyiruko rwacu. Nayahamwe point tuvuga ko makomeye yatumye utanguza uwo muyoboro kugira ngo utange ukuri ku bijanye n'ivy'inkotanyi zariko zirahena cyane ugwaruka. Icyambere ngewe nabaye victime w'impande ebyiri. Nabaye victime w'uruhande rw'abahutu bahigaga abatutsi, kubera ko figure yanjye igaragara nkaho ndi umututsi. Ndongera ngira nanone victime y'abatutsi, bavuga ko ndi umuhutu, kubera ko bari bazi aho mvuka, baragukumiye. Donc bari bazi aho mvuka. Kubwo ibyo rero navuga ko narokotse nkanahigwa mu gihe bahigwaga abatutsi. Ndongera ndanarokoka deja, ndanafungwa byo mu gihe inkotanyi zimaze gufatwa, fungwa imyaka 10 yose. Iyo myaka 10 yose rero nafunze, nabonye byinshi kandi numva byinshi. Kandi nanone hari gihe nabaye hanze, nafunzwe, nuvuga ngo inkotanyi zafashe muri 94, mbana nazo kugeza mu kwa mbere 95. Hanyuma ubwo baramfunga, urumva nari maze kubona byinshi, mbona ibyo bakora, mbona bo bica, mbona ibyo
donc mbona byinshi narabonye n'ibindi byatumye rero ngira tendance yo kuvuga ngo ifo ko ngomba kuvuga amateka cyane gose yanjye nkatanga n'ubuhamya bw'ibyo nabonye cyane cyane ku ihanurwa ry'indege Habyarimana nari narabonye kandi uvuga babeshya uburyo yahanuwe bavuga ko ngo yaba yarahanuwe irashwe n'abasirikare ngo Habyarimana ba leta y'u Rwanda nyine y'icyo gihe kuvuga ngo Habyarimana nta nubwo ari byo ahubwo bavuga ko ngo bavuga naho yarasiwe ko atari ko akandi ngenzi ko atariho hari icyo basohoye bita ngo ni raporo Mutsinzi cyaje cyemeza ko ngo iyo ndege imbunda yarashe yari mu kigo cy'indege cya gisirikare i Kanombe ariko sibyo kuko indege ihanuka twararebaga twarumvaga n'amatwi yacu ndetse mbese sinari zose uko zagenze twarazibonye ku buryo ronge ubwo nagiye rero mfite atandase yo guhumura abantu bari barimo kurugwa babishwa amateka mbabwira amateka y'ukuri ariko nanababajwe nanone no kubabwira nanone agahinda kanjye k'ibibazo mfite nuko mbona igihugu nuko mbona u Rwanda aho rugana dongamije gutanga ayo makuru nyine yose ubwo rero bituma mfungura akanira amateka nyakuri ngamije kugira ngo ntange ibiganiro cyangwa se ibitekerezo bituma abanyarwanda tuba bamwe abahutu abatwa abatutsi hatagira uza kutubeshya ngo twaranganaga ahubwo dusesengura uburyo bwo bavuga ko tutubanga nigeze guhamagarwa na ribu barambaza ngo se ngo kuki ngo ushaka ko abatutsi bisobanura ku bahutu hari umugabo utwara Rutaremara yaramaze iminsi amaze kuvuga ijambo rivuga ngo abahutu banga abatutsi ngo nabo burya bwaryari noneho nge ngambi kumunyomoza mubwira nti wowe urabeshya ntago batuhutu banga abatutsi kuko mwebwe mutaraza barasangiraga ntago bicanaga domgaragaza mbese amateka y'uburyo twashingiranaga tugira gute tuzubona abageni bajya ku bahutukazi b'abatutsikazi bajya ku bahutukazi ndetse abatukazi bajya ku batutsi bityo nkabona rero ko tutangana nkuko babivuga ahubwo ko ibibazo byose tubiterwa nabo bo iyo baje nk'abaprotisiye baza batubeshya none bagakora ishyano bigatuma nyine abantu bashobora gusubiranamo none cyo gemba nibaza ikibazo mvuga ngo niba muvuga ko abahutu banga abatutsi ni mu busobanura impamvu babanga kuko nta mpamvu umuntu yapfa kwanga umuntu gusa nta mpamvu kugira ngo nkwange hari icyo ugomba kubanza kunkorera kibi gituma nkwange ntago nakureba gutya gusa ngo nkwange ugomba kubagira ikintu reaction ugomba kubanza gukora nanjye nkariyajesa kugira ngo nkwange kubera kuko wabaye impamvu yo kugira ngo nkwange niba rero abahutu banga abatutsi ntago bapfiye kubanga ubwo nuva ngo hari icyo abatutsi bakoreye bituma babanga yes mutama ndumva yuko umuzi byinshi cyane gose mu Kirundi no bita kazinduzi kabisa muri kazinduzi y'amateka y'igihugu cy'u Rwanda ariko tubihereye aha mwabitanguriye byo tuma umuntu adatahura neza iyo byazananye kugira ngo bishike ngaho sinzi ko byokunda tugatangura mwidonido inkotanyi zinjiye mu Rwanda gute bigenze gute kugira ngo tuze gushika indege Habyarimana yihanurwa urakoze cyane bo inkotanyi zaturutse kugira ngo zibeho habanje kubaho ngo ikiswe revolution yo muri 59 iyo revolution ni igihe abahutu bo mu Rwanda bari barimo kwigobotora ingoyi ya gihake nge ntago mvuga ko ya gikolonize iyo bavuga bongera ngo ya gikolonize ariko abahutu bo mu Rwanda icyo gihe ntago bari babajwe n'abakoloni bari babajwe n'ingoma nyiginya yari iyoboye u Rwanda imyaka irenga 400 kuva ingoma ya cyami mu Kirundi ya cyami ingoma ya cyami iyo ngoma rero yari ingoma yayobowe ndoko y'abanyiginya iyo ngoma y'abanyiginya nayo uburyo yabayeho ni ingoma yabayeho yaje mu binyoma donc cyambere iyo ngoma donc abo banyiginya baraje bahageze donc kwa ngo muri kiraje ubundi bihugu ubutaka turi udutuyeho n'ubundi twaje tubuzaho aha ni mu Burundi ariko ntago ubutaka ariko bwabyaye mu Burundi ahubwo hari ahantu buri mu Burundi yavuye haraza abujyaho haza kubaho ko irizina ryitwa gutyo iki gihugu cyitwa Uburundi bitewe n'abantu bakijeho no mu Rwanda rero nuko byagenze buriya bwari ubutaka butitwa u Rwanda butitwa u Rwanda
uwa mbere yabugezweho nkuko bajya babivugana hano mu Burundi bavuga ko ari umusanga butaka w'umutwa hanyuma ngo we ntago bavuga ngo igihe yahagereye ngo bavuge ngo yahagize muri uno mwaka cyangwa muri uyu nguyu ariko bakavuga ko mu kinyejana cya 4 haje undi muntu witwa umuhutu none hakaza asanga umusanga wa butaka ahangaha agasanga umusanga wa butaka w'umutwa we yihigira ahiga nabumba noneho agiye kubona haje undi muntu witwa umuhutu badasa doko mbese ufite bigaragara ko ari cyamusumbije mu kiniki noneho we aza akonda atema ishyamba noneho iryo shyamba yamara kuritema akarihinga noneho wa musanga butaka wabumbye ibibindi nawe akabumba inkono akamuha agateka noneho icyo gihe mu gukonda iryo shyamba rero kubera ko abasanga butaka aribo bari barageze ahangaha mbere abahutu iyo bajyaga gukonda ishyamba bajyaga babaha icyo bita ubukonde bakabuha kuba abatwa ubukonde nyine nukuvuga ngo nibyo babahaga bivuye mu byo bahinze kugira ngo kubera kuko bafataga nkaho ubwo iryo shyamba batemye bakarihinga ari ry'umutwa kuko bari musanzeho noneho bikabasaba ko hari icyo bagomba kumuha kugira ngo nyine abashe kugira noneho batanabikora umutwa akabangiriza imyaka cyangwa imitiba bagitse arumva nuko nguko byaje noneho rero ubwo abatutsi nabo bagenda baza mu kinyejana cya 7 cya 8 cya 9 n'icya 11 hageze horo hazi nkubutsi yitwa umunyiginya ariko baza bavuga ko ngo baturutse mu ijuru babeshya ngo ni bivejo ubwo bazanye icyo kinyoma cyo kuba ngo doko umuntu yo na mateka nyine doko tuyagiyemo hari twabwakwira bugacya ariko na mateka nyine kinyoma y'ukuntu hari umwami ngo wari mu ijuru uwo mwami wari mu ijuru akitwa Sherezo akaza kurongora abagore benshi akagiramo umwe ari we nyina wasabizeze none nyina wasabizeze akaza kutabyara none akamusenda ariko akanamwirukana akamujyana hano mu ishyamba none ngo akamwirukana afite inda ayamutinda atabizi sebizeze ngo akavukirayo andi mateka akatubwira ko uwo nguwo ahubwo ngo hari umuntu waje akaragurira uwo mwami kazi urya azabona umwana nuko ngo sabizeze none ngo bakazana ngo umwami bakazaza kubage imfizi iyo mfizi bakaraguza ngikera noneho ngo bagafata umutima wayo ngo noneho uwo mujakazi uwo mupfumu akabwira nyina umugore w'umwami ngo niyibe uwo mutima ngo bawushyira mu gicuba noneho igicuba bakajya bakibuganiza nk'amata ibyo bikora amezi 9 noneho ngo mu kwezi kwa 10 ngo babona umwana ngo ari kuririmba mu mata ibyo bintu bitabaho nyine umwana ngo mu mata nuko ngo hitsa ngo babarabahijeje nuko umwana ngo avamo ngo bazari mwiza uwo mwana rero aza kwitwa Sabizeze nyina ngwita Sabizeze igihe kiragera umwami aza kubimenya ngo baza kumubwira ko ngo umwana aje ngo asa n'umwami cyane ngo ufite umwana hariya ngo mwiza atereka reka ati mugende mu mwice ati simuzi ati umwana si uwanjye mugende mu mwice ngo baza kumwica bakaburira nyina akamuhisha ariko igihe kigeze ngo baza bamureba bakabona ni mwiza bakanga kumwica bigezeho rero nibwo baje noneho ngo umwami yageze hariyizera nawe mubunyabura imbaga zo kumwica ariko n'amakuru ngo yaje kugera ahubwo ku mwana noneho ngo nyina ubwo ni nyirakuru wasabizeze nyina wa nyina yaje kumurera maze uriya mwana wari utari wabyaraga uriya mwana Isa akaba yari yarabanje kumwihakana none uyu mwana koko wamukuye noneho amuha amakuru yaho yamukuye nuko noneho Sabizeze rero umutwa yarumvaga ngo aragenda bibwira Sabizeze ati nkaho narata burya uturusha ufite by'uturusha byinshi bwiza niki byose wowe ntago wavutse nkatwe wowe ufite ahantu wavuye gutya na gutya ubwo rero ngo byo bimutera ipfunwe afata murumuna we ngo witwa Mututsi na mushiki we witwa Nyampundu ngo banuko baramanuka ngo baza nyine bamanukira ku mubari wa Kabeja noneho abahageze aho ngaho rero naho ngaho nyine abo bantu bagize gute bavuye nyuma yuko hava rero ubwo hababayeho aho ngo barahageze basanga biriya ni byari bihugu bitegekwa n'abami b'abahutu
noneho babana nabo kuko bari abami b'abahutu bari abanyabwuzu ntabwo bakoraga ntabwo bicaga cyangwa bagire gute ubwo bageze kwa Kabeja ngo bagaragu ba Kabeja babonye umuriro nk'iryo ngiyo barabona uyu munsi babona nejo ko hari byagenze bite hari abantu none umwami aragwate ngaho ni mugende mujye kundebera bagize basanga uwo muriro utazima uwo muriro koma noneho bagiyeyo babasangayo nabo barabwira bati twibwe twaturutse mu ijuru twaje tuva mu ijuru ati ntago tuje kurwana turabashyitsi turuje nta kibazo tuje kwibira aha ngaha mwadufashe twabanga ego Kabeja arabakira n'abakingira ubwo ntabwo ngiye muri byinshi nyine mvuge ko byagenze ko baje kurongora abashiki babo ko byagenze bakabyara ibigoryi bageraho bakabona ko babyara ibigoryi bakabati mwebwe ko mugira abana beza abandi bati mwebwe mukora ishyano mukarongora abashiki banyu niyo mpamvu mubyara abana bicucu rero noneho bagira inama yo kurongora mu bahutu nuko batangira kubyara abana beza nyine ibisekuru bisita ari byinshi kugezaho kubera bwa bumuntu kubera bwa bwuzu bwa Kabeja w'umuhutu aravuga ati namwe mugomba kujya abaha ubutaka bwitwa Gasabo babamo Gihanga abari we ububamo nabo umwami wabwo noneho ngaho bita ingoma ngari ya Gasabo urumva u Rwanda ntabwo ruraza habaho imyaka myinshi urumva donc buriya butaka ubwo butaka yamuhaye mu mwaka wa 1991 ariko batangiye gufata buriya buce no kwica abambi b'abahutu n'iki ku mwaka wa 320 na 12 plutôt mu 512 nibwo batangiye kwica abami b'abahutu bari bagize etwo duhugu noneho batangira gukoramo genocide donc ubundi nge mbona genocide yatangiye igihe kuko icyo gihe nibwo genocide donc yatangijwe nabo ngabo bayitangiza muri uwo mwaka itangijwe na Ruganzu Bwimba urumva arayitangiza icyo gihe urumva bo irakomeza rigeze n'ejo bundi muri 1994 ngira ngo nabangarukira ngana ntabwo navuga byinshi ariko gato yo musasanguze yari yatubwiye utubwire uko inkotanyi zaje ubwo rero nyine nyuma yuko bageraho ngo bakafata bw'amahongaho bwa Gasabo noneho hari doko icyo bakoze byo kwigarurira impugu nyine z'abahutu zari ziri hariya ubundi ntago u Rwanda rwabagaho habaga abariza abanyenduga abanyabwanacyambwe abagesera mbese impugu zinyuranye noneho ubwo batangira rero ubwo nabyo twazabireba tukabivuga neza aho u Rwanda rwavuye tubishakira igihe tuzoyifatira undi mwanya biramvuwe noneho ubwo baratangira rero kugenda bica abantu aho bageze batangira kuvuga ngo uru n'u Rwanda rugari rwa Gasabo batangira iburiza bahafata bavuga ati uru n'u Rwanda rugari rwa Gasabo bagenda bafata n'izindi mpugu bavuga bati aho bafashe bakabata uru n'u Rwanda rugari rwa Gasabo aho bafashe bagafata abana b'abami baho bakabica n'abagaragu n'ingabo n'iki byose noneho abaturage basigaye bakabagira ingaruzwa muheto bakabacakara babo bakaba bagaragu babo abagaragu bakabacakara babo kuko umugaragu nuukoresha ukamuhemba boro babakoreshaga batabahemba ku buryo byatwaye imyaka myinshi bami nyine bagenda basimburana uko bagiye basimburana ku mateka nyine yabo bagiye bubaka bibagiza abami donc amateka y'abami b'abahutu bimakaza yabo uyu munsi iyo bavuga ntago bavuga amateka ya mbere yabo bivugira yabo gusa mbese bavuga ko ngo igihugu cyabayeho ku bwabo gusa n'ejo bundi bamaze gufata u Rwanda ejo bundi bari baravuze ngo muri 59 u Rwanda rwarapfuye rwongera kuzuka muri 1994 donc byumvikane ko nyine u Rwanda n'urwabo kandi koko nange niko mbihamya n'urwabo kuko nibo baruhimbye n'umushinga wabo baraje barabitwita bagira ubwenge bwinshi baragukomeza nanjye ndahangaha nitwa impunzi y'umunyarwanda n'undi wese ariko mu by'ukuri ntabwo twego turi abanyarwanda ahubwo twarabyiswe kandi tubyitwa n'abagome donc ntabwo babitwise kubera neza batugiriye ahubwo babitwise nk'abagome bashaka kutwica no kuturangiza none kandi ibyo baza bafite philosophy kuko basanzwe ubutaka buriho abatwa abahutu n'abatutsi bo nabo baje bazanye ikinyoma cy'ubututsi bavuga ko ari abatutsi
ariko bagishaka kwica abahutu bibanziriza ku batutsi buri gihe. Noneho wamaze guti byaje gutera muri mirongo nyine donc muri 1959 habaye icyo kintu ngo bise revolution. Ingo yakozwe n'abahutu. Ubundi ndagira ngo mbwire abantu ko ibintu bya revolution ngo yakozwe n'abahutu ngo bibirukana ingoma ya Gihake na gikolonize. Abahutu bashaka kugira ngo birukane ingoma ya Gihake kuko niyo yari barembeje, kuko no muri mu myumvire yabo mu protestie b'icyo gihe guhereza muri za 52 icyo barutakaga, icyo barwanaga nacyo nyuma yuko bamaze kugira amahirwe akumva inama ya Loni yabaye muri 48 isaba ko ibihugu bya Afrika byose byakwigenga. Icyo gihe abanyarwanda do kuba abanyiginya bari basanzwe bahaka abahutu bishimiye ko basubirana uburenganzira bwabo bagakomeza kwica abahutu uko babicaga, kuko ubwo haje ubukoroni babuje gukomeza kwica abahutu, ntago bakomeje kwisanzura nkuko bisanzuraga. Nuvuga ngo umwami Musinga ntago mbese yabonye opportunité yo kwica abahutu cyangwa gutegeka abahutu nkuko babikora abazungu bataraza. Doko bari bafite ubutegetsi bwose bakicwa bashaka bakamura uwo bashaka bakagira gute. Aho rero colonisation iziye haza ibintu by'amategeko. Noneho bikaba ngombwa ko umuntu ajya mu rubanza yakoze icyaha akajya bakamucira imanza bakarukata uko nguku byo kwica umwami akabata kibifiteho iki uburenganzira. Ikindi nayo amakoro bamuhaga akagira ayafata ariko akayagabana n'abazungu. Ni wese noneho abona ko adagifite ubutegetsi bwuzuye nka mbere. Ubwo rero yaramaze kumva ko noneho bishoka ko basubirana ubwigenge, donc nibo baburwaniye cyane. Donc uvuga ngo abari bafite ubutegetsi cyo gihe bo barabyishimiye cyane, bishimira ko bagira ubwigenge kubera kuko babonaga ko ababirigi abazungu abakoroni bababuza donc hari ubutegetsi badafite kubera ubukoroni. Noneho rero abahutu rero bari mu cyo gihe bo bahaniraga kugira ngo bave ku ngo yagiye kiko niyo yari bajengereje, kubera kuko n'abakoroni baje bafashije abanyiginya gukomeza kubakoroniza. Kuko nk'icyo bintu byitwa u Rwanda hari impugu bari batarafata. Hari ahantu hiswe u Rwanda ejo muri mu 1925 na 26 nibwo hiswe u Rwanda hashize do kurumva ko nejo bundi urumva nuko ngo harashize imyaka igera kuri irenga 20 abakoroni bamaze kugera ku butaka. Abakoroni rero no baje gufata abwo buce buriya bwa Ruhengeri na Gisenyi no mu Bugoyi no kugira ngo bagomeka kuki bagomeka ku Rwanda urumva. Iyo revolution rero cyo nababwiraga nuko byatumye abari tegeko Rwanda bava mu Rwanda kubera kwanga gutegekwa n'abagaragu babo, kuko ubutegetsi bwari bumaze gufatwa nabo bitaga abacakara babo. Abacakara twategetse ntago byashoboka ko batuyobora, ntabwo twayoborana nabo, kuko hari inyandiko zabayeho mbere, hari iyo bise manifeste y'abahutu, hari iyo bise mise au point, zose zagaragazaga do mise au point yari inyandiko yakozwe n'ibikomangoma by'ibyirwa bwami byari birimo kuvuga ko ntacyo bapfana n'abahutu. Abahutu nabo bavuga bati twebwe turashaka natwe kujya mu butegetsi, tukayikiboko ingoyi kubaheka bikavaho, natwe tukagira ubutaka tukagira imitungo, ntago ari mwebwe mwenyine iki gihugu mugomba kugisarura mwenyine. None abandi reka data ubwo Umusinga ko uyu Rudahigwa ni wari umwami icyo gihe kubera puissance ko yabihatwaga n'abakoroni n'iki byose. Donc unuvuga ngo kubera iyo ko kumva ko bashaka kubona ko bashaka kubwigenge, donc hari byo ntago bakomeje gukomunikana kwishimana n'abakoroni. Noneho bituma noneho ababirigi nabo kuko bari maze icyo gihe imyaka yose babona uburyo bakandamiza abahutu, kandi abahutu aribo benshi bahita bakriya nabo bashishura abahutu ariko kubera iki mwebwe mudategeka. Ntabwo bakayibandana no baravuga natubonye puissance, tubonye uburyo nabo babahera aho ngaho, nabo baharanira
uburenganzira bwabo. Noneho muri 59 nyine bamaze guhabwa ubutegetsi muzi ko twaboneye ari mu Burundi ari no mu Rwanda twaboneye ubwiyenge rimwe muri 62 bo hanyuma rero ariko muri za 59 nyine ko iyo ntambara yari habaye nayo yatejwe nabo ari bayiteje uyu munsi bayireka ku bahutu ngo nibo bayiteje ariko sibyo nuko gusa nyine iyo umuntu nyine akurusha imbaraga agutegeka uko ashaka kwagiriza n'ivyo ashaka ariko sibo nibo bayikuriye nibo batangiye bica abahutu cyo gihe hanyuma nabo noneho haza kubaho nyine donc kwirwanaho mu byuko ni reaction yabayeho ntago ari biri ari abanyarwanda ari abahutu babikreye ibyo byo byatumye baza bahunga bajya mu hano mu Burundi bagenda Uganda no hirya no hino aho ngaho niho baje gukreya icyitwa RANU nicyo cyaje kuza kivamo na FPR muri za 86 umugambi wabo rero nkuko nababwiye nkitangira donc kuva Amerika ya donc iyi Republika u Rwanda rwabo na Republika n'u Burundi bukamuna Republika na Congo bakabona ubwigenge Amerika yashatse kugira ngo ize gukontrola kano karere ibisaba Kayibanda arabyanga bo noneho ibisaba Kayibanda byanze ubwo na Habyarimana aje irabimusaba Habyarimana babakira ngo babahe mu Bugesera bashyira ikigo cya gisirikare n'ibyuma byabo bikontrole kano karere kubira ubukungu buranga kugira ngo bukontrole ibyo ngibyo nibyo byatumye Amerika n'Abongereza iyi jenoside yabaye mu Rwanda ishyirezo muzayibona ko izabafata uyu munsi imyaka izashira ari 10-20 izabafata kuko ibintu ntago ari ibintu ubundi jenoside bagiriza abahutu bo mu Rwanda ntago ari byo cyangwa bagiriza ngo byateguwe ntago byateguwe kuko n'uwayigiriyemo inyungu aragaragara buryo umuntu yateguye mu ikintu aba afite uko yagiteguye kuri yo bamara kukingukiramo ntago rero bari gutegura jenoside ngo here ku mukuru w'igihugu cyabo kandi noneho bigire byungure n'umwanzi ntago ibyo byari gushoboka urumva kandi uyu munsi biragaragara ko impamvu ari nabo ifavoriza cyane ari nabo bayiteguye ngendi donc wakwaniriza ibona gutyo nuko n'uyu munsi ntago ari inkiko mpuzamahanga ari nabo bwabuzo baburanishije ntago bigeze na gato yabemeza ko bavuga ngo koko bateguye jenoside dore byagenze uko bigenze uko abayitagiye n'abangaba dojo cyaha cyo gutegura jenoside nta muntu kirahama ntago kigeze kihama yibaro nta umuntu kigeze gihama ubwo bagishakire noneho kufite ubutegetsi kubera kuko niba nta ibyo byose yarateguye koko ngenemera ko yateguye ariko wayiteguye niba atarabonetse kuri leta ya Habyarimana yari yobona Habyarimana ntiboneke kuri leta yisimbuye y'abatabazi urumva ntiboneke ku ntera hamwe urumva ubwo nyine harundi wayiteguye uwo muntu rero nyine ugomba gushakishwa uwo muntu rero ari Roni ari na FPR bose barimo kubihisha kubera kuko bazi ko bafitemo uruhare umunsi donc niyo mpamvu ubwo rero wavuga uti byagenze bite ubwo nyine icyo amakuru twamenye nyine ko FPR yavutse muri za 86 urumva bo noneho ubwo muri za 90 nibwo yateye ku itariki ya mbere tugenda nyiri n'umukozi wa leta bo iratera mu byukuri itera yica yateye yica itera yiba nuko mu buce bwose yafashe yaratsembaga kandi nabo barabyivugiye Kabarebe yaje gutanga ubwo buhamya hari ukuntu buryo Imana ikora ibintu bo bakavuga ibintu babyigamba bagira ngo ni byiza ko biradufavoriza aho nuko gusa ndongeye nabonye ko ibyo byose abahutu bo mu Rwanda barafise ikibazo gikomeye icyambere ikibazo gikomeye nukuntu bagiretswe jenoside ikabafata kandi mu byukuri abayiteguye bahari kandi bigaragara donc ntibabashe kugaragaza uburyo FPR yaje yica ibyo yaje ikora kugeza kuhanura indege mukuru w'igihugu irimo abakuru b'igihugu babiri urumva no kuhanura indege irimo abakuru b'igihugu babiri bashaka ibyo kuprovika n'abarundi ngo nabo bakwirara mu batutsi nabo babice noneho barisha icyo kinyoma nyine bavuge ko donc abatutsi ari ibintu byateguwe dere n'Uburundi kandi n'ubundi byateguwe kera byo n'ibintu muzi nuko ko rero inkotanyi zaje muri 94 zaje nyine zirwana zivuga ko zirwanira uburenganzira bwazo zerekana ingingo
umunani nziza cyane uzibonye nawe wavuga uti cy'abantu nimvuga kuri kabisa avuga uti wana igihugu kirakize birarangiye ariko igitangaje nuko kuva bafata imyaka 31 irarangiye nta ngingo nimwe bigeze bubahiriza icyambere uko bavuga ko baharanira ubumwe bw'abanyarwanda uyu munsi baraje ubumwe ni buratesekara ku buryo burenza kamere ku buryo buri nyuma y'igihona nta n'ikindi gihe byose baho amacakubiri nta kindi gihe higeze abaho muri kiri gihugu nk'ubu ngubu baje bavuga ko ubukungu bw'igihugu buzashingira ku mutungo kamere w'igihugu ashwe da ahubwo umutungo kamere barawangiza bawunyira barabica abandi bakawubaka bakawugira uwabo bwite urumva noneho mbese bakora ibintu by'ubunyamaswa utamenya uko bimeze donc nta kintu na kimwe muri izo ngingo zose bigeze bubahiriza kugeza noneho kwivuga ko bazaca ubuhunzi n'impamvu yabyo uyu mpamvu zose zitera ubuhunzi zirahari mu Rwanda impunzi niko zabaye nyinshi donc ngende impunga ejo bundi bambaza impamvu yo guhunga nafite impamvu zikomeye kandi zumvikana ariko narabwiye ni nta munyarwanda n'umwe udafite impamvu yo guhunga n'uyu nguyu umwe kuko ubwabyo kuba wahinga bakakurandurira imyaka iyo ni impamvu yavuga ati reka mpunke ngiye hariya genda aho ndibona ubutaka mu Burundi n'impinga nta wundandurira imyaka niba wubatse bakagusenyera inzu hotereka ngi ninkungiri nigire mu Burundi aho nzubaka inzu ntibayisenye urabyumva donc urumva impamvu zo guhunga mu Rwanda ni nyinshi donc wasenyewe yahunga wasiranduwe imyaka yahunga wabujwe gucuruza yahunga donc ibyo byose byatuma uhunga asante sana bwana Mutama twayaze byinshi sinzi yuko musangozi ku ruhande nawe afite ico yo kunganira Mutama canke akamwubakiye nawe akamubaza nabonye Mutama ari nararibonye cyane mu bijanye n'akahisa ibintu byinshi mbere munabishaza kwa matumuza na kenshi Mutama yatubwiye ibintu byinshi ntawo bura kumushimira ubwa mbere ariko kandi twakoze umwanya muremure reka duse nabakebereza ngaha cyane ariko twizere ko vuba cyane aca duha amateka rero y'imikorere y'inkotanyi kuva aho zishikiye ku butegetsi murakoze reka nizeze abarundi gusa hari ikintu nagomba kuvuga gatoya ndangiza ndangiriza kuri iki ngiki nari ko nkivuga mbere ariko nkivuze nyuma hari naraye numvishe kanare haya hano mu Burundi sinibuka uko yitwa irambabaje cyane hari harimo abagabo kandi bigaragara ko bazi n'amateka bavuga amateka ariko ikibabaje nyine urubyiruko bavandimwe ndege mbabwira ikintu kimwe ntago ari kugira ngo mwige mufate nk'agasuku ubundi kwiga icyo bimaze ngiye nyingire mbibabwire mbihanangirize kwiga icyo bimaze no kugufasha gutekereza kuvumbura nta mpamvu yo kugira ngo wige shimi none uje kwigisha shimi yo wiga shimi ugomba kumenya ngo bangishije shimi ngomba gufata iki kivanga bikabyara ibi urumva ntago sibyo kuvuga ngo nize shimi ngiye kwigisha shimi ngo nize ubudokiteri ngiye gutera ishinge ntago ari byo none biratangaje kuba umuntu yakwiga amateka none uko kubwiye amateka ukayumva gutyo ntusesengure bakubwira ngo mvuge byose bakubwira ngo Kanjogera yahamagaraga umwana w'umuhutu akamushinga icumu mu Rwanda agahaguruka ukajya kugita ukabifata gutyo ukabitanga gutyo ntuwanarize kubera iki yabikoraga yabimwihoraga iki ntubyanarize ibi nabonye abantu bavuga ko biza amateka hano mu Burundi bavuga ko ngo amacakubiri abahutu n'abatutsi mu Rwanda no mu Burundi ngo yazanywe n'abazungu ubutaha tuzakiganiraho reka tukibikira abantu bacu abenshi ndazi n'abadukurikirana bazi yuko ibijanye n'amacakubiri byazanywe n'abazungu niko babizi ariko baribeshya barababeshyera reka rero dushimira abadukurikirana nizere ko vuba cyane kandi noneho tuzokora deba tuganire kuri iki kintu Mutama avuze amacakubiri mu Burundi no mu Rwanda yazanywe nabande yatangujwe nabande uko bivugwa mu byukuri abantu benshi bazi yuko yatangujwe n'abarundi nako n'abakoroni n'abazungu kuko umva bavuga ngo bakava amahanga bashitse badupimye amazuru n'ibirenge ariko kandi rero ujya muri mbya yavuze ngo bakava amahanga ntiyavuze abazungu gato gatoya niba ngewe nawe badushwanye bakadutera uyu araje araduteranyije none turarwanya amaze kugira hirya turabimenya ko ari waduteranyije ibyo tukiyunze
ico ikibazo nyako twabimenye ko bagitangije ku cyunono tukirwana nitwiye ntabwo byumvikana ko babashyira se ego ivyo ni birimwo logique bwana Musangozi ivyo nivyo ababateranije mwaramenye ko babateranije mugaye nyuma yo kubavumbura ko babateranije ntabwo mwiyunze ico kintu kirakomeye cyane. Okay. Ego bwana Musangozi reka ntango ndagushimira cyane wenye uri nyuma ya kamera. Ndakwifuza n'ibihe byiza ko twabanyereza makino ganiro. Okay, asante sana. Reka ndabashimire nanje, ndamushimire n'umutama n'umusaza agitabye akamo kacu. Ego. Twizere yuko vuba cyane agaruka tuyagire rero no kubindi bikurikira. Kabisa nanje nonge gushimira bwana Shehe we yafashe umwanya wiwe akadusanga ahantu twakubitiye kugira ngo ashobore kuduha ubuhamya bukomeye cyane. Murakoze cyane. Twizere yuko no munyuma tugukeneye ndahari cyane kabisa kananje shimire cyane mwe muntu mwese mwadukurikiranye aho muherereye hose nizere ikiganiro cabaguye neza ushobora kuba hari ivyo wakunze n'ivyo utakunze kandi agusabe ufate n'ivyo wakunze ibindi utakunze navyo ubireke harandi baza kubikunda ndagusaba gukomanta muri commentaire ni kibanza ciza cyane kugira ngo mutange ivyiyumviro narya akenshi twababwiye yuko iyi B-Info Plus umuntu wese afite icyumviro cyangwa agomba guterera cyo cyose tugikorera ko akenshi munakunda kubibona mu buhamya bugiye butandukanye abantu bagenda baraduha rero kandi abashimiye cyane ndanabike banure nizere yuko twongera guhura mu bindi biganiro cyane cyane kubiri ku mirongo y'urugamba. Merci beaucoup.